abagore benshi rero bahita bavuga bati gisi nabana na data bukwe kirazira. Claudine yabishobojwe n'iki? Urabyemera? Narabyemeye kandi twanabanye no mu nzu imwe twese. Inzu ni imwe turabana ziyagacaho nkamusuhuza nyene ubwo nahise mufata nk'umubyeyi wanjye. Ibyo sinigeze nditaho. Nawe wifata nk'umwana mu rugo. Nawe nize nditaho kuvuga ngo ndi umugore hano ngo nzatanga amabwiriza nifashe nkaho ndi umwana mu rugo. Muracyaba iwanyu? Turacyabana. Claudine uracyaba kwa so bukwe? Bimera biteze kumara imyaka mumaze imyaka ingahe? 5 mubana no kwa so bukwe. Ntubangamirwe? Nta kintu kimbangamira kuko narabangamiwe namubwira ati tugende tuhafi kandi urabize umugore nabwiye umugabo ati sinshaka kubaha ntacyo yarenzaho yahitamo umuryango we cyangwa bakaguhitamo. Ngiye rero nta kintu kize kimbangamiraho. Umusaza ntiyambangamiye, umushiki we ntiyambangamiye, twabaye nk'abavandimwe. Nk'ubu na mushiki we niyo turi kugendana mu nzira abantu bazi ko ari undi mukuru. Baramubaza bite ni byiza bakamubaza se uriya ni mukazana wacu uriya ni muramukazi wanjye. Bakamubaza se mubana mute ko mutanashwana dushwane dupfikize. Uhabyarira umwana wa mbere, uwa kabiri, uwa gatatu. Mfite abana 3 umwe afite imyaka 4 undi ageze 2 undi afite amezi 5. Ahubwo ngiye wajya mbwira ati ibi bintu byaramfashije. Byagufashije gute Claudine? Bitwibwire ni byaramfashije kuko nguko mu rugo yangiraga inama. Urumva twebwe mu buryo twabanye murumva tumaranye imyaka 5 twabanye turi bato. Twari tukirangiza ishuri nta buzima bwo hanze. Abanye kirangiza secondaire rege ishuri. Nge nasoje mu 6 secondaire urumva nari nkiri muto. No mu mutwanye nkifitemo bwa bwana bwo kuvuga ngiye mu rubyiruko hanze nidagadure nahise nshaka. Nageze mu rugo nyine numva nari muto ariko mbana n'umukecuru ukuze. Akanganiza kambwiye ati umugore afata umugabo neza gutya ugomba kwitwara gutya mu rugo. Hakaba n'igihe umugabo mbwiye nawe nkumva ngiye nanjye ubwanjye namusubiza nabi. Nkumva nyine ni nkuko nashwana nk'ibisanzwe. Ariko yanganiriza nkumva koko inama ngiriye nkasanga koko niyo. Akaba n'icyo nkoze yanambwiye ngasanga koko umugabo nagikunze. Ubutana nanjye nkagikomerezaho. Niyo mvuga ati byaramfashije no mu mibanire yacu atwigiza no mu buryo bwo kubana. Kuba umuntu abantu benshi ntago nzi ukuntu ari bwakira uburyo umuntu yakubakira urwo kwa sebukwe bigakunda. Nta kintu kigoye kirimo. Ukamuha keya gutese. Niba ukeneye ko murebana agafilime, niba ukeneye ko mugire bihe byanyu nta muntu afite icyumba cye. Kandi rega buriya niyo umuntu ashaka kwiha amahoro niyo yakumva ikintu kimubangamiye ubwe muri we afite uburyo abikontorora. Ntago niyo ikintu cyakubangamira se ngombwa gusakuze. Wavuga uti ndabikosora mu buhe buryo wowe bwawe ukabyikorera. Wambaye neza agaragara neza. Urabona uyu mama yambaye neza arasa neza. Muri iyi shop uramutse ugiyemo uri umumama, uri umugore, uri umukobwa, uri umuntu wiyubaha, wikunda, ukeneye kugaragara neza mu bantu kagira ijambo bya kwa Mama Fiston bakwambike. Baguha ikanzu nziza, baguha inkweto, baguha amasakoshi afite ibintu bitandukanye kandi byiza bya karite. Baba mama bakunda kwambara amabaze, amabubu, imyambaro ituma wikwiza wambara neza ukagaragara neza. Ni kwa Mama Fiston. Nimero kuri screen nakubwira iki ni muri Chic, address urazibona, bahamagara nawe bakwambike neza. Yego, reka ngusuze kandi nkwifurize ibihe byiza ukora Ikisimbi TV. Nizere yuko umeze neza, nizere yuko aho uri mu bice binyuranye by'isi ubuzima umeze neza cyane. Niba utameze neza ndagukomeza nkubwira yuko isi tubamo bibaho, haba ibihe byiza akaba n'ibihe bibi, nta mpamvu yuko ucika intege. Uyu munsi nkuko bisanzwe ndi kuri Hotel Galaxy mu Kiyovu, niho ngiye gukorera ikiganiro cy'umuryango. Ni ikiganiro cyubaka gifite inkuru navuga ko abakiri bato bitegura gushaka cyangwa se gushinga urugo cyangwa se n'abashinze urugo bashobora kuba bavomamo amasomo. N'aba bantu babiri bombi, umwe n'umufana w'iyi kipe mubona, undi n'umufana w'iyi kipe yo mu Budage. Reka mpere ku mudamu. Umeze neza? Reka mufashe neza. Ufana iyi kipe? Yego. Bayern? Yego. Kubera iki? Ndayikunda, nkunda n'uburyo ikina n'umwambaro wayo niwo nashimye cyane. Ariko ndabona ari keza wa mugani. Karanambereye. Karakubereye. Ndashaka kubanza kubabwira yuko mbahaye ikaze muri Kigali Phones Kate, ikigo kinini gicuruza electronique mu Rwanda.
computer, amatelefone, za power bank n'ibindi bintu mutekereza bikenerwa mu isi y'ikoranabuhanga barabigira kandi byiza cyane ku mafaranga make cyane. Ibiciro ni nko kumena igi biroroshye cyane. Na Miss Naomi nabonye ya joininze gang ya Kigali Phones KT. Urinde uko utaza muri Kigali Phones KT baguhe ibikoresho bya make kandi byiza byizewe. Reka noneho mpere ku mutware w'urugo nawe adukorere presentation. Afana iyi kipe mubona cyane ifite ibibazo bitoroshye ariko birashoboka. Birashoboka ko na nyuma ya zero urya Imana irakora cyane. Ni ukuvuga ngo njye mfaniye ikipe ya Arsenal, ikipe yo mu Bwongereza. Igikombe muzagitwara? Ibyo ni ukubiharira ibyo mu kibuga kuko birashoboka. Biba bishoboka byose. Biracyashoboka. Mu mibare nese ikipe iri ku mwanya wa mbere muri shampiyona, muri Champions League iri muri kimwe cya kabiri. Ibyo ikinira byose ikibihatanira biba bishoboka ko biba bigishoboka. Kandi ku rugero runini. Ku munsi wo gutanga igikombe rero utazicuza ko wavuze ibi bintu. Oya, ntago nzabyicuza. Ntago nzabyicuza, maze imyaka myinshi aho mvuganira n'abafana tuba muri communauté zimwe. Tubona yuko bishoboka yenda abafana ba Arsenal bikarangira byanze. Ariko buriya iyo umuntu ari kubaka igihe kiragera akarangiza inyubako. Yego. Nta wamenye igihe kizagera bikora. Ngaho dukorere presentation wihereyeho na dupresenta madamu wawe. Okay. Ngiye mu buzima busanzwe banyita Kizimana Theogene. Ndi umugabo w'abana 3 n'umugore umwe. Yego. Umugore wanjye nawe n'ukoko n'umugore wanjye nk'umugabo umwe. Tukaba twarabyaranye abana 3 b'abahungu. Wakaba yitwa nde? Wowe yitwa Theogene, wakitwa? We yitwa Uwera Marie Claudine. Uwera Marie Claudine. Claudine umeze neza se? Meze neza. Biragenda? Biragenda. Yari nawe titwaye neza mu rugo biba bimeze gute? Ndamukomeza tubiganiraho nkamuha pole. Muri ibi bihe sameza? Muri ibi bihe? Nyine afite wowe ubana n'umufana wa Arsenal. Tubwire bimeze bi? Nabamo nafite ubwoba. Kandi umunsi wowe ufite match. Ni sawa cyane. Reka twinjire mu kiganiro. Uyu muryango ni couple nziza ikiri ntoya, baracyari bato. Umugabo niwe wamvugisha arambwira ati twebwe dufite inkuru nziza twasangiza abantu y'urukundo kugira ngo tubere isomo cyangwa se tugire bike dusangiza abantu, kubera ko tumaze igihe mu rugo natwe ntago tururambye ariko nibura hari bike cyangwa byinshi twagiye twihanganira. Uyu munsi tukaba tubanye neza, turi umuryango mwiza. Ninde uzi kubara inkuru neza sanga bari utangira? Mu buzima busanzwe buriya ngewe buriya uyu n'ahantu twiganye nari nkuriye itangazamakuru mu kigo. Ubwo ni wowe. Nzi kubara inkuru cyane no muri quartier aho ntuye, aho dutuye, iyo ngerageje kuvugana n'abantu nta kibazo nzi kubara inkuru. Ubwo uri muri babandi baba bavuga ukuntu umutoza yakoze amakosa ukerekana ukuntu yari gukosora. Ntago nkunda kuganira ibintu by'imipira cyane kuko buriya ibintu by'imipira cyane cyane abantu bakunda kubiganira n'abasore. Abasore nibo bakunda kuganira ibintu by'imipira cyane bitewe na time baba bafite. Nta kindi kintu nanjye nkiri umusore narabikoraga. Ariko umuntu w'umugabo urumva ubyaye 3 ntago nafite amasaha spending ndi mu mupira. Ahubwo nyine kwa kuganira nkubwira ni kwa kunima ari kuganira n'abandi bantu, ababyeyi bakuru se, abagabo tungana cyaba nandi utari kwenda duhuje inshingano, tukaganira nyine ku bintu byateza imiryango imbere aho dutuye cyangwa se natwe ubwacu byadufasha mu byo dukora mu buzima bwa buri munsi. Yego. Nubwo buryo rero tukungurana ibitekerezo, nkazana ibitekerezo byiza nabo bakazana ibindi, tukaganiraho nyine ubuzima bugakomeza. Theogene yambwiye yuko we n'uyu mugore we bakundanye ngo bakiri muri high school, muri secondaire, biza kurangira abana banye ariko bitangira babana mu rugo rw'umwe muri bo iwabo nyine kwa mama cyangwa kwa papa. Ngira ngo sinzi ahantu turi buhere iyo nkuru y'urukundo rwanyu kugira ngo twumve ukuntu mwabigenje. Okay, ni ukuvuga ngo inkuru yacu yatangiriye, sinzi niba yenda kuvuga location ari icyo bitwaye. Nta kintu bitwaye na gatoya. Ngewe ubundi twize ku kigo bita Apopedike Bungwe kiri Burera. Rubungo. Bungwe. Ni ikigo kiri ahantu mu giturage ukuntu muri Bungwe. Ngewe nguyu yansanze yo niga mu mwaka wa 5 segonderi. Mu buzima busanzwe nari umunyeshuri
kurikirana amasomo gakeya uko nshoboye. Noneho araza, ndibuka umunsi wa mbere namubonyeho nari ndi mu ishuri, nge nari umuntu nyine w'umusiporutifu mu kigo mu buryo bumwe cyangwa ubundi budakabije, ariko nyine ndi n'umuntu w'umusitari kuko nakundaga kuyobora ibitaramo mu kigo. Urumva nari nkuriye n'itangazamakuru mu kigo, nari umusitari byibuze mu kigo nyine. Ubwo aho naye nicaye, uyu nguyu yari umururu, bamwe bita baruru, yaraje mu mwaka wa kane. Noneho yanyuze ku ishuri ryacu, abantu bahambwa nyine ngo ninze ndebe uwo mukobwa, ariko bameze nk'abari kumuseka ko yari yambaye ikanzu, kandi muri high school ntago bikunze kugaragara nyine umunyeshuri wajyana n'ikanzu. We yaje ku ishuri yambaye ikanzu. We yari yambaye ikanzu nyine nk'izi z'abamama, nyine nk'umumama yakambara z'abarokore. Uruturutse he n'ikanzu muri segonderi? kuko ubusanzwe ngiye nari umurokore. Wagiye kirokore? Yaje kirokore yambaye ikanzu ikubura ku butaka. Kandi burya niyo uvuye mu kigo utigubamo, hari nka bino bigo bigana hari ibintu butazi, hari ibintu butazi byo mu bigo bigamo boarding. Muri internet hari ibintu byinshi butazi umururu nyine. Rero naje ndi umururu. Kandi yaravuye muri nayo. Noneho abanyeshuri bampamagara ngo nze muri, ariko bagiye oduseke. Nge murebye sinaseka, ahubwo nikuriramo ikindi kintu. Bari kuri ya mukobwa ni mwiza ku mutima, yicecekera. Uwo munsi nyine urumva umuntu w'umusitari mu bigo, abantu bize high school barabizi, ubu uri kumwe n'abandi bantu bakugaragiye. Hari umuntu rero wari ungaragenda amuga ati genda umbwirire uriya mukobwa aze hano mubwire. Araza tamuganiza, nge nari umuhungu nyine urasa ku ntego. Nari babahungu nyine muhura ngo ntangire ngo tubi inshuti biki n'ibiki. Nge twarahuye mitamuga ati nagukunze nshaka ko dukundana. Yego. Anje arambwira ati reka nzabitekerezeho. Ndamuga ati ntago byakunda, reka dukundane, we niba ubona wankunda mbwira duhite tubitangirira. Kuki urindiriza urarindiriye? Ibyo byo kubitekerezaho nta muntu ufite uragisha inama, handi uri mushya waje uyu munsi nakubonye. Rero mbwira niba byakunda. Fa kunyemerera, ariko nyine nayo bona nyine yari afite mwenda n'akantu k'ubwoba. Vuga ati niki tuba dutangiye urukundo gutya, ariko nyine tari ibintu nyine bishamaje. Akiri umururu. Akiri umururu. Noneho dukundana mu buryo bumeze gutya, ariko mu kumubwira ko mukunda, nge nayo mfite undi mukobwa twakundanaga umwansiye, anankunda cyane. Noneho mu gutangira gukundana nawe bimubera ibibazo nyine. Abandi bakobwa nyine bakamwataka, tiva ku mugabo w'abandi. Mu bigo rero hari ukuntu abakobwa bipanga akazi, agahita avuga ngo uyu ni umugabo wawe. Mukiri muri segonderi? Mukiri muri segonderi. Sometimes yenda n'abayobozi yenda bamwe na bamwe yenda bashobora gukorera amakosa cyangwa se yenda bakanakora n'ibintu ngewe nakita nk'aho ari byo, bavuga bati ibyo bintu mubikura he. Bakanabuza n'abanyeshuri gukundana cyane, kuko nta hantu twiganaga ngewe nkundana n'uyu nguyu, abo twiganye barabizi. Hari umuyobozi wari ushinzwe discipline, ariko aranabikabiriza nyine. Yego. Arabikabiriza nyine, araturwanya mu buryo bukabije, biza no gutuma ngewe icyo kigo nkivaho. Utararangiza? Ntarangije pe. Wasigaye wenyine? Asigarayo wenyine, nkivaho rwose. Ariko ikintu cyo cyaje kubamo, uyu nguyu yari umwadeperi. Nge nta dini nagiraga, ntago nari umuntu nyine ukunda ibintu byo gusenga nyine. Nta makosa nagiraga, nta biyobyabwenge nywa, nta n'inzoga nanywaga. Ariko ntago nari umuntu nyine witabira ibintu byo gusenga. Ariko n'uwo muyobozi yari umuyobozi uri muri iyo context. Yego. Ako noneho nawe yari umusore, ashaka gukundana n'uyu. Ari umuyobozi? Ari umuyobozi. Ashatse gukundana nawe. Ariko Rodi ushaka kuba ari mwiza? Yari mwiza. Ushaka kuba ushaka kuba ageze mu kigo ari wowe miss? Oya, mu kigo harimo abandi bakobwa beza. Ariko we nyine icyamukururaga uwo muyobozi ni uko uyu yari umurokore, akunda ibintu by'Imana cyane, bagahurira muri izo ntuza. Noneho yamubona nanone ari gukundana nanjye, akumva yenda bimubangamiye, yenda akanibaza yenda n'impamvu yenda atakundana n'undi mwadeperi nkawe, ako nawe yashatse ko bakundana. Nese ubundi uwemeye gute umuhungu udasenga? Umuhungu udasenga? Yego.
burya wabaga muri rajepo nabaga muri rajepo mu b'imbere ariko nta rubanza namucira kuko nabonaga nawe nta mico mibagira kandi buriya nta muntu utoranya amadini wavuga ngo uyu muntu ntuzi mu mutima we ashobora kuba ari n'umwarajepo ariko atakubera umuntu mwiza nk'uwo wifuza uwo nguwo rero utari n'umwarajepo akaba ari ugira ute ukugirira umumaro nk'uko ubona bigeza iyi saha umukundu namukunze uko ari dukundana dutyo rero noneho mu muyobozi akambwira turiya mukobwa mureke rimwe na rimwe ari n'igihe yantumiye mu biro by'arambwira ati undi mukobwa ari we wese uzakundana nawe nta kintu nzakunda ariko uriya mukobwa mureke akuriya mureke n'uyu nguyu akamubwira ati uriya muhungu mureke ndibuka ari n'igihe yigeze kumubwira ati nanjye ndahari ndi umuntu kandi ngewe unafatika uriya muhungu mureke ni agahungu kari aho ngaho nyine abakobwa nta banga bagira arabimbwira mbona ko nyine bishobora kuzangwa nabi icyo kigo guhanganira umukobwa n'umuyobozi kugira ngo biba byoroshye muri segonderi ni ikibazo gikomeye ushobora no kugushinja imyitwarire mibi bakakwirukana kuko n'ubundi urumva ngewe nari umuntu mu kigo wemewe pe yaragiye anteranya n'ubuyobozi bw'ikigo abwumvisha ukuntu nywa n'urumogi nywa na za kanyanga twigaga ku kigo gituriye umupaka wa Gatuna ahantu wava Kanyanga abwatangwa na kanyanga kandi mu by'ukuri sinanywaga n'inzoga n'umuyobozi w'ikigo mukuru nyine umwe bita headmaster aranyanga aravuga ati uriya muhungu ko nzi yuko yenda yabaga ameze gutya arabimwumvisha nyine kandi koko nanjye nyine nageze aho ngaho mu by'ukuri mvugishije ukuri mba umu bad boy ko buriya iyo umuntu akubujije uburenganzira bwawe arakurakaza nararakaye nanjye mba bad boy mba wa muntu mu bigo by'amashuri b'abana bitaga abafunga mutwe wa muntu utabwira ngo ryama hasi ngo uhane ariko nyine nta rindi kosa nakoraga ariko umuyobozi aramparasinga ngeze aho ngaho aza no kunyerurira arambwira ati wowe uziga ariko nta diplome uzakura arambwira ati nta diplome uzakura nzashaka ukuntu nkugirira nabi uvuye mu kigo yasigayeyo wenyine mwarakomeje murakundana Claudine ntabwo nakundanye nawe ari kuvuga jewe wowe uwo nkundana n'uyu mwarakomeje murakundana cyane n'uwabimbazaga narabimubwiraga naramubwiraga ngewe nakomezanyije nawe turacyakundana wese werekeza hehe nahise ngewe tekereza ko byansabye kujya kwiga ku kigo giciriritse apari raporo nicyo twigagamo ndagenda nkigaho ndasoza ubwo ngubwo maje gusoza ishuri nyine mitamura n'urugamba ubundi ngewe mu buzima nigaga muri situation yari igoye nari mfite mama wambyaraga yari yaratubyaye turi abana babiri gera mushiki wanjye yego afite ubumuga bw'amaguru ariko yari yarabugize turi bakuru yego ngewe yabugize niga mu wa 2 segonderi nibwo yagize icyo kibazo cy'amaguru ayicara hasi noneho akaba hari abandi bana baba mu bugo mu buryo bwo kumufasha b'abakobwa yego ndi kurangiza amashuri neza nk'uwo mwaka narangirijemo abo bana bose sinzi ukuntu byikoze nyine umwe arashaka undi bamutera inda nyine ataha iwabo mama asigara wenyine ariko mba ndangije ishuri bitanza mu rugo sasa rero nge nahise mpura n'ikibazo gikomeye guhera ako kanya mama ntiyiyozaga ntiyiyambikaga nta kintu yikorera kandi mu bantu uri umuhungu ni nge njyenyine twabanaga ubwo ngubwo narabyukaga nkamutunganyiriza ibyo kurya nahise mbona akazi ntago nagiye nge nasoje kwiga nko muri uku kwezi gutaha mpita mbona umuntu amakazi yego ko muri PS dore shanje gucuruza tugakorana anampemba amafaranga yari menshi ku mwana ukirangiza yamembaga 4,000 ku munsi cyane ni menshi kabisa yari menshi nta kibazo ni menshi kabisa binakayampa byanarimba nkapyeta kandi rimwe na rimwe nkanabyeta naruta yampemba nige nabyetaga na veni bite yango yambwiraga igikoresho yo kigura yaba yagiye narenza aha yanjye ntiyayambaza yego namani namumugisha ubwo ngubwo arangije nkajya ngiye mbyuka nkatunganya mama nkajya mu kazi nkazana amafaranga nkagira ibyo ntegura tukabaho ubwo umwaka urarangira yego umwaka urangiye uyu nguyu aza kuza nyine kubwo icyo gihe nibwo yararangije ishuri arangije ishuri nawe mu rugo hari Kigali oya wabo hari Rulindo noneho
ubwo urumva twavuganaga mu buzima bwa buri munsi abantu bakundana. Yari afite agatelefone ku ishuri? Nta telefone yagiraga. Nguze mwavuganaga gute? Yaratira, yakoreshaga uburyo bushoboka bwose mukavugana agatira. Kandi muri icyo kigo nk'uko nabikubwiye uko nahize, nta muntu muri icyo kigo utaranyemeraga, bari banzi. Yego, bari banzi. Nta muntu muri icyo kigo nyine yari kubwira ngo ashaka telefone yo kumpamagara ngo abyanga abantu. Nari umuntu nyine yenda sinzi abantu benshi, iki gitangazamakuru gikurikiranwa n'abantu benshi, ntago haburamo n'umuntu yenda twaba twariganye kuri icyo kigo yenda wazagira commentaire ateraho. Yego, icyo kigo abantu twiganagamo, urubyiruko, abantu b'ingeri zitandukanye barankunda ko nari umuntu wicisha bugufi kandi uzi kubana n'abantu bose. Yego, ubwo uwabwiye ati ntiza telefone mvugane na runaka yaramwumvaga, akaba yanayimutiza akayirarana mu kigo, tukavugana. Ubwo rero arangije kwiga, noneho yarazi ubuzima mbayemo. Mushiki wanjye yigaga muri kaminuza, twavukanaga, ntago yari buti ishuri. Mutekerereza ubuzima ndimo, arangije arambwira na mama wawe arambwira ati rero ndumva naha amasengesho. Nyine noneho nkajya mubwira nyine urumva yararangije ishuri, nkajya mubwira agatega akaza tugahurira ahantu tukaganira. Urumva nakoreraga njye y'amafaranga, ukamutegera akaza i Kigali. Nawe yaritegeraga. Uyu mukobwa ese Claude amafaranga avaye mu ntangije segonderi mu rugo hari igihe najyanaga ibicuruzwa ku isoko, ntibanguyeho nk'ibyo 10,000 nkasigarana 2 byanjye kuko ntabwo umubyeyi yari kubona ko ndangije kwiga, ntabwo ari kunyuma n'igihumbi. Yego, nk'umukobwa abakenera byinshi, hari igihe bamariraga nk'ibyo 2 nkabigumana ukazaza i Kigali. Gutega byari binyoroye ko yari hafi, ni Rurindo hafi Rusini. namanukaga n'amaguru, ni hano hirya nakoreshaga 800 kugera i Kigali. aho ni hano hirya kazi. Noneho urumva we yarazaga aje kugusura, aje kundeba, ntabwo twahuriraga mu rugo, twahuriraga ahantu nyine tukicara tukaganira, nkamubwira life. Nawe nateganyaga ko nyine yenda twakinjira mu bintu byo mu bana. Nubwo rimwe twari tubonanye nk'inshuro nk'eshanu, ya gatandatu ndamubwira ati ariko ubu buzima n'ubundi burangoye. Ako nkaba nari mfite mama bitewe n'ubwo burwayi yari afite. Nje nari umuntu nyine no muri quartier aho mvuka, ntago najyaga mvugana n'abakobwa nyine. Yego, abenshi bari banazi ko ntinagira na santima z'abakobwa nyine ngo mvuge ngo yenda ngo ndatereta umukobwa gutya na gutya, pe barankundaga. Yego, ariko ntago nabikundaga. Mama rero nawe bikamutera impungenge, akagira ngo yenda nta nubwo yenda nta na gahunda nyine, nta n'umukobwa nshobora kuvugisha. Ajya mbwira ati subu nzabona umukazana gute. Amubwira ati ariko njye si ikibazo cy'inuzi, ikibazo yaratarabona Claudine. Amubwira ati ikibazo ni ubushobozi, naho ubundi ntago gutereta umukobwa ngo mubwira ngenda mbere umugore ntago bigoye. Akambwira ati ariko njyewe kera bundi sinzi, mama nyine arambwira ati kera twebwe twabanaga n'ibyo by'ubushobozi bitarimo. Yego, ntabyo kuvuga ngo nzabona iki. Iyo iwabo w'umuntu barazaga bagasaba umugeni akemererwa, abana bakabana bakabafasha kubana, ntabyo kuvuga ngo wari ufite ibintu byamereye. Tirera ubu ngubu sinzi ibyo bintu aho mubikura. Tubundi uba wumva impamvu yakubuza gushaka ari yenda. Mugati ati njyewe inzu za Kigali cyambere gukodesha biragoye. Urumva ndanamubwira ati ntago naza kuba hano. Ambwira ati se hano wahaburira iki? Ndamubwira ati oya ntago byakunda. Ubwo rero urumva nyine uko ugenda ubonana n'umuntu uyu nguyu tuza kubonana, nyine nawe mbumubwira uko umukecuru ambwira ati ariko tiwazanjyanye ukanyereka mama wawe. Nyine urumva buriya abakobwa warabimubwiraga Claudine? Yarambwiye buriya abakobwa bafite ukuntu bizera umuhungu, nyine bumva ko umuhungu bari kumwe cyane iyo yaberetse imiryango y'iwabo biba byuzuye. Uriya umukobwa n'abakiri abakobwa yenda nabo ujya uganira nabo ujya ubyumva, buriya kamwe n'abahungu bakunda gushuka abakobwa ikintu cya mbere babashukisha ni ukubereka imiryango yabo, ngo nkujyane iwacu nkwereke papa na mama. Buriya nawe abahungu batuburira abakobwa yenda akaba yamurya n'amafaranga, bamara kukubona ugahita uvivu. Wowe ukibwira yuko nyine kuba yakweretse imiryango yabo hari icyo ari gutegura. Ni muri ubwo buryo rero nawe yabimbwiyemo, numva ati wazanyeretse mama. Claude kuki wamusabye ngo ajye kukwereka mama we?
buriya iyo wigereye ahantu n'umuntu yakubwira ikintu ukemera buryo kuko nawe uba wariboneye uracyemera nyine yambwira ko umukecuru arwaye ariko nkumva mu buryo abimbwiramo biragoye ntiyabishobora ndamugana ariko nanjye nigereyeyo nkamubona byamfasha mu buryo cyane najya basi nanagusengera nkamenya ngo ndagusengera n'umuntu naramubonye ubwo buryo rero nagerageje kugira ngo ngezeyo mumenye nkajya mbimusaba nageze arabinyemerera ujyayo ugezeyo niki wabonye niki cyaremetse mu buzima bwawe nawe ngewe nkubwije ukuri nkinjirayo nkabona umukecuru burya ameze nkimusuhuza nawe akansuhuza nahise numva amarangamutima yanjye azamutse numva nyine namuba hafi nkamufasha njye muri njye mpita mbyiyumvamo nyine ndabyuka ko nicyo gihe nkigera mu rugo tukamara kuvugana nyine naricaye ndibaza se ubu buzima baba barimo baba bumva bimeze bite nta umusore gutegura mama we se aba yumva bimumereye bite kuko nanjye umubyanjye yigeze kurwara gutyo nkajya mukorera amasuku muri ubwo buryo nkavuga ati ngenda bimenyere ntibyazananira yego nahavuye njye mu mutima wanjye mvuga ati bwanjye nanjye namusaba n'ejo tukibanira kuko numvaga n'ubundi ko ari we nkunda kuko n'ubundi biba ngombwa ko naranabimusabye nawe arabizi amuritse waretse nkaza tukabana navuga ati iby'ubukwe byazaza nyuma ariko bitewe n'uburyo hari igihe umusore nawe akunda kwihagarara akavuga ati ejo n'ejo bundi imiryango itazavuga ati ngutwaye nta imiryango itabimenye ntabwo ati twakora urukiko gusa ibindi bikazazanya mu buryo nkasaba nkanakwa noneho nkakujyana mu murenge ibyo mu kwa padiri bikazazanya nuko rero nawe yahise abinsabamo turabana Theogene wabyakiriye gute urumva deja ni umukobwa waguporopoje ati ko mbona ubuzima bwawe na mama wawe bugoye gutunganya mama kumukarabya kumwambika biraremereye waretse nkaza tukibanira mu rugo iwanyu nkajya mugufasha kuruta uko wabikora uri umuhungu wahise ubyakira urabyemera ngiye mbere na mbere nanjye ubwanjye narabyifuzaga ariko nkumva nta muntu wabyemera vuga nti mu ngo nzi nyinshi pe nta hantu ibyo bintu nabibonye buriya njya numva ngo mu mico y'abahinde umusore azana umugore wabo na murumuna we akazamuzana bakaba kandi ntihagire ikibazo biteza ariko mu Rwanda imiryango narinzi naho narinzi hamwe na hamwe nyine handi nk'umusore yubaka nk'inzu iruhande rw'inzu y'iwabo ku ruhande hazamo utubazo cyangwa dutiko nabwo hazagamo ibibazo by'umunyu isukari n'ibindi bintu nk'ibyo ngibyo nyine njye nitaga ko ari iby'abantu baturanye bakunda guhura nabyo noneho nkumva yuko nta mukobwa wabyemera kumukunda naramukundaga nkumva no kubana twabana icyo gihe nari umuntu nyine urumva kutanywa inzoga nta biyobyabwenge nta rugo runini ntunze amafaranga nakoreraga nta handi hantu nayashyiraga narayizigamaga nari umuntu nyine urumva mu kwezi niba narakoreraga nk'ibihumbi 120 ko twakoraga iminsi yose nta kiruhuko twagira yenda ntabazayo na pyese nashobora gukonsomamo nka 30-90 nkayabika igihe nari imaze nkora kandi ukirangiza secondaire ubwo amafaranga nari mfite makeya na ko ikintu cya mbere ndibuka mbwira mukecuru wanjye ngo namushaka ikintu cya mbere yambaje yarambaje ati ufite inkwano cyo kintu mama yambajije ndamuha se kubera iki ko nge nanjye numvaga bitari interested mama itambwira ati oya ntuzigere utunga umugore w'ubusa utakoye ati wapiti nta cyuburicyo uko yambwiye ndavugana ariko amafaranga mfite namukwa yego nabo akazaza tugakora ubuzima tugashakisha nyine nk'uko n'abandi bose bigenda ubwo ikibazo cyasigaye rero gihari iwabo w'uyu nguyu wa muyobozi nakubwiye yari yaragiye abahamagara mu bihe bitandukanye ababwira ko hari umuhungu wabarumbirije umwana gihungu kitari seri umuhungu w'ikirara urumva w'umunyakigali unywa n'ibiyobyabwenge unywa n'amayoga bari bakwiteguye mbese bari banzi ariko nyine ntago bari bazi ko tugifitanye relationship muri iyo myaka yari ishize yose none ngo ndamubwira ati rero reka nzazi iwanyu none mubwiye ati reka nzajyeyo nawe bita yimutera ubwoba arambwira ati ariko ntuzababwire ko ari wowe twiga ndamubwira ati oya sinahisha inkuru sibyo njyewe nzaza mbiyereke mbibabwire nabo bazandeba babinsomemo ibyo yababwiye nibasanga ari byo koko bazakonfirima kandi nibakunyima sinzagushaka ko namubwiye
njyayo nsanga nyine inshuro nyinshi mu cyaro hari ukuntu bitegura umuntu, ariko sino mu cyaro gusa, umukobwa wese n'inanga iyo abwiye iwabo ngo hari umushyitsi uraza kubasura n'uw'igitsina gabo, abanyarwanda bumva vuba hari ukuntu bamwitegura. Araza rero Eugene yaje iwanjye. Yego yaraje. Araza nyine arabibwira nk'ibisano nk'uko yari yambwiye ngo arivuga uko ari. Yavuze uko twamenyanye, avuga byose. Urumva nyine yaranireguye ko ibyo bamubwiye bamuvugagaho atari byo. Ibyo ku ishuri ntiyabishyiramo. Niwe yani byo ku ishuri yarabivuze, ariko avuga ko bamubeshyiraga. Nyine imico mibi avuga ko ntayagira. Shaza ko bivuga mu magambo kugira ngo biba byoroshye. Ariko nanjye naramuvuganira, urabyumva nyine umuntu mukundana uranamuvuganira. Naramuvuganiraga nkababwira ati nta kibazo cye, namwe naza mukiganirira. Burya umuntu uba yaragize wenda nk'ikibazo nko kubavanga ngo inzoga cyangwa ngo ibyo biyobyabwenge, harimo uburyo ki yanacikwa wenda akanabivuga. Burya hari n'imvugo n'ukuntu umuntu asa n'uko agenda ubona ko aganiriza papa, aramubwira uburyo twamenyanye, uburyo dukundana. Urumva umubyeyi nawe aramubaza se umufiteho izihe nshingano, ese urumva nyine muzakomeza mu buryo bumeze ibi nyine ni iki? Aramusobanurira, aramubwira ati umukobwa wanjye naramukunze kandi nifuza ko twazana abana. Tuje kwagira ngo bagiye gusaba. Yarabyikoreye. Yarabivuze byahavuye, nta n'iminsi yashize bahise baza. Ni ukuvuga ngo uwo munsi wababwiye ni nko gufata irembo. Naje kohereza abasaza bajya gufata irembo. Nyine uwo munsi uburyo babivuga. Ariko njyewe uburyo njye nagiyeyo, urumva hari harimo akantu k'impungenge. Yego. Iwabo bari banzi nk'umusore wabarumbirije umwana kandi w'imico mibi. Yenda madamu nuko atabyibuka, ariko njye nta nubwo nagiye mu bintu byo kubasobanurira ibintu byinshi. Naramubwiye ati ngiye nzaza ko bazaba bambona, nibyo bizabaho ishusho y'uwo ndiwe kuruta uko bababwira ngo ameze gutya. Ndangije umusaza turanavugana, ndamubwira ati wewe ngo promisinze yuko kuko njye narebaga urugero nkunda w'umukobwa wabo n'urw'umukobwa wabo nkundaho, nkabona uko byagenda kose umubano wacu ntiwaba mubi. Yego. Kuko twari tumaranye imyaka irenga 5 tuziranye. None ndavuga nti rero mu myaka 5 uziranye n'umuntu ntago wamwibeshyaho. Buri umuntu yibeshya ku muntu bamaranye ukwezi, amezi abiri, akakujijisha bigakunda, ariko imyaka 5 iba ari myinshi. Ndamubwira ati wowe ngo promisinze yuko uyu mukobwa wanyu nta kibazo yahura ari kumwe nanjye. Umusaza arandeba, wabonaga yabyemeze. Umusaza bite njye nakubwiye nzi kuganira byo bwabyo ubuzima busanzwe. Wabonaga yabyumva. Kuva nabaho nta muntu yanasaba ikintu ngo akinyima gifite. Ndi umuntu ushobora kukwigisha n'icyo utari butanga ukagitanga. Umusaza nagiye njye narababwiye ndagerayo, nari nababwiye ndagerayo 2:00 za mu gitondo kubasura. 2:00 za mu gitondo ukaba wagezeyo? Nagezeyo 1:55. Kubasura se? Kwasoma. Kandi natashye nimugoroba. Kandi ntabwo nahise mubwira njye nagira ngo ngine tuganire nyine atsobanukirwe. Ansobanukirwe tuganire kandi twaniganira ibintu byo mu buzima busanzwe. Ntabwo natumye tujya muri ibyo ngibyo mwireguraho ngo mubwire ngo meze gutya oya. Twiganira ibintu byo mu buzima busanzwe. Nawe nsangana umusaza wabaye i Kigali cyane, twiganirira ubuzima bwa Kigali n'ahandi hantu hatandukanye. Agenda me experience z'ubuzima nk'umuntu mukuru. Nawe ni umusaza uzi kuganira, ujye usabira n'abantu abageni nyine aho mu giturage wabo, ibintu nk'ibyo urumva uwo muntu nawe aba ari umuntu uzi kuganira. Twaraganiriye utaha anyuzwe. Ewana ahaje ahubwo arambwira uzagaruke tuganire. Aho utegura abasaza. Noneho mitangenda papa yari ahari. Bitangenda njya kumureba. Papa yari umuntu ukunda kwibera mu kabari cyane. Akunda mufatisha. Ntabwo yakundaga kuboneka mu rugo. N'ubu ntabwo twabanaga mu buzima bwa buri munsi. Mu rugo uko yari afite abagore batandukanye. Njye rero naragiye mufatishiriza ahantu yari ari. Ahita abwira abo bari gusangira ngo bazamuherekeze aho ngaho mu kabari. Ati muzaze tugende. Hari harimo umuntu rero nawe wari pare wanjye, ariko twahirukanaga mbyara. Kuko urumva buriya rimwe na rimwe
n'ababyeyi bakunda kujya mu kabari yenda aka kantu bazanakigireho niba ari n'ababikora bazabireke yego kunezerwa cyane mu kabari se byiza papa njya kubatizwa mu bintu mu idini ya katolike ntiyitaye kumenya ngo uyu mwana yabyarwa n'uwuhe muntu ntabwo yari azi yuko umuntu ubyara umwana ari umuntu umukurikirana kugeza abaye umugabo umuntu w'umugabo akajya anamufasha no mu nshingano z'ubuzima urumva kamugira n'inama pare nawe umusanga we yarebye wa muntu nyine bahorana nyine aho ngaho basangira icupa ahita amubwira ati ngo umwana wanjye uzamubyare bya bindi byabo sasa rero uwo muntu ampaye nyine we nyine yari azi yashaje gusoza umuhango araza njye inyuma kwa padiri duherukana ubwo nongeye kubonana nawe ngiye kureba papa ngo mubwire ati hari umukobwa nshaka ko mwazajyayo n'iki ahita yongerera aramubwira ati dore wa muhungu wabyaye muhungu wawe arashaka ko tujye kumusabira ati ngwino tuzagende uwo nawe yari afite n'imodoka ati rero ati nta kibazo ati tuzajyayo bahita batangira kubipangira ngenda nigendera ubwo igihe cyarageze tubajyayo wowe na Claudine mwaganiriye iki nyuma yuko avuye iwanyu noneho bya birego na bya biki byavuyeho nta n'ibyo bamubajije mwaganiriye iki bakiva mu rugo twe twatangiye kuganira mu buryo bwo kubana nyine mubona byaciye dutangira kuvuga uburyo se twasezerana mu murenge tugakora n'ubukwe ariko umusore uyu mwaka akambwiye ati urabona hari ubushobozi bwo kuba twakora n'ubukwe ntabwo byahita bikunda kandi none hakazamo ya mutifu yo kuvuga ngo naba mu bukwe ntiyabugeramo urumva nyine umukecuru yari anarwaye kandi koko ukibaza se ubukwe ntitwabukorera mu rugo aho umukecuru ari ntibishoboka ikindi nacyo kiza kuzamo cy'uko ngewe nari umumetodiste narabatijwe mu bametodiste we ari umukatolike urumva kugira ngo dusezerane muri metodiste byasabaga ko abatizwa nawe nanjye rero najya mu bakatolike kugira ngo tujye kujya byasaba ko twiga amezi 6 kugira ngo bazaduha amasakaramentu tubiganiraho turabigerageza ashaka n'uburyo wenda twazajya no kubiganiriza padiri nabwo tubona bizaturushya ntibyakunda ndambwira ati rero dukora umurenge gusa tunasabe tunawe abasaza baraza barasaba turanakwa ubundi tujya mu murenge turawukora turataha cyakoze ubwo mukora umurenge mwatashye he dukora umurenge mu byo wavuze numvise nta geto wavuzemo wafashe nta geto nigeze mfata kuko njye naragaragarije umukecuru wanjye imbogamizi z'ahantu ho kuba noneho umukecuru wanjye arambwira ati mu rugo twari dufite inzu mu Gatsata arambwira ati rero yenda ahangaha ko wahakuriye wagenda ukibera mu Gatsata ntabwo yateganyaga yuko twabana yego ariko uyu nguyu we ko twari twarabiganireho nari mbizi yuko uwo mukecuru tugomba kubana tuba turagiye tuba nyine dutegura kujyayo duteguye kujyayo mama ndamubwira ati rero nawe ngomba kujyana ntabwo twabasha kwishyurira umukozi wo kukwitaho kandi ntabwo umukozi wakwitaho nk'uko twakwitaho reka tukujyane arambwira ati seti nawe yumvaga ko bigoye ariko ndibuka icyo gihe twakoze inama njye nawe y'umwanya arambwira ati njyewe mama yari umuntu uzi kubana n'abantu ngize amahirwe nkabona umukazana nawe ucishije make nk'uko mubona twakibanira nkazarinda nitahira nta kibazo ngiranye nawe yego gusa iby'abantu biragoye kandi nibaza ati ngiranye ikibazo n'umukazana ahantu naribyitira kakanyobera ndamubwira ati reka tubyizere dutyo ndamujyana tukigera mu Gatsata rero na papa yayisaza kuba iwanyu ko papa yari afite umugore bakundaga gushwana cyane mukuru bashwana akazi iwanyu bashwana akaza mu rugo noneho kuko noneho aho ngaho twabaga twari duturanye nyine hari n'igihe yapangaga ko baje mu rugo ariko akabona mu rugo habaye kure agahita ajyaho noneho kuko twari turi mu Gatsata byo bihita bimworohera noneho ahita amera nk'aho ubuzima bwa buri munsi aje kubukorera aho ngaho twabaga nawe n'umugore ariho mubo nanjye n'umugore ariho tuba na mushiki wanjye yari ari muri kaminuza yataha akaza aho ngaho na mama twese tubana aho ngaho abagore benshi rero bahita bavuga bati gisi nabana na data bukwe kirazira Claudine yabishobojwe n'iki urabyemera
narabyemeye kandi twanabanye no mu nzu imwe twese inzu ni imwe turabana ziyagacaho nkamusuhuza nyine ubwo nahise mufata nk'umubyeyi wanjye ibyo sinigeze nawe wifata nk'umwana mu rugo nawe nize nditaho kuvuga ngo ndi umugore hano ngo nzatanga amabwiriza nifashe nk'aho ndi umwana mu rugo turabana mu rugo nyine nkita uwo mutima si ukura wuko nyine uvuga uti ntabwo ndi bwiremereze nka babageni erega ahantu bipfira ku bakobwa burana akenshi ntabwo mu gutangira akenshi ntabwo bipfira ku bahungu umukobwa ni utanga obligation ngewe nkeneye ko ugura ibintu ibi n'ibi ngewe nkeneye ko bigenda gutya na gutya akenshi n'abakobwa bazana amategeko wowe nta mategeko wigeze utanga oya reka nkubwire muri ubwo buzima twagiye kubamo nabugiyemo numva ko ngomba kwiyoroshya ariko nta nini burya n'umubyeyi yego n'umubyeyi umbyara yajyaga ngira inama akambwira ati wa mwana we rero urabona uwo muryango ugiye kubamo wakundanye n'umuhungu kandi ko kuramukunda nk'uko umukunda ubaha n'umuryango we nagendera ko kuri ayo mabwiriza nkumva koko nibyo nacishije make urabizi n'igihe n'umubyeyi nawe yarandutaga akankangara akambwira ati bibikoze nabi nkabyumva nk'uko yanyaha nk'umwana we nkaca bugufi nkamwumvira ikosa nanjye naribona nakumva wenda nawe ati ahangaha nkamuganiza avuga ati se ko kaha nabangamiwe nawe yarazi guca bugufi azi kubana akambwira ati ikibazo uzangiraho uzambwire tuzicara burangiye n'amahirwe n'ikintu cyamfashije nshatse mu muryango uzi gusaba imbabazi umuntu wese wangusirezaga nsabaga imbabazi nta muntu wiremereza nkibaza se ngewe nzaremereza iki cyangwa ngewe nanjye ikosa ryose nakora cyangwa nabangama nasaba imbabazi icyo kintu cyanshoboje yenda akantu kari kagucanzemo aho ngaho ni aka papa papa ntabwo ari umuntu ukunda kuba ahantu nyine ngo ahangwa aba ahari igihe cyose ngo abyuka hicaye hirirwe ni umushoferi atwara amakamyo manini urumva ashobora kuba yagiye isafari kandi niyo yaba ahari yigendera aho ngaho babyita ngo kwatendinga muri abo bashuti be bakaba bari gusangira iryo cupa umuntu rero tekereza nka saro y'inzu tubamo mu myaka habaye ntabwo yari yayicaramo inshuro 10 muracyaba iwanyu turacyabana muracyaba kwa so bukwe bimera biteze kumara imyaka mu mazi imyaka ingahe 5 mubana no kwa so bukwe ntubangamirwe oya nta kintu kimbangamira kuko narabangamiwe namubwira ati tugende tuhafi kandi urabize umugore nabwiye umugabo ati sinshaka kubaha ntacyo yarenzaho yahitamo umuryango we cyangwa bakaguhitamo ngiye rero nta kintu kize kimbangamiraho umusaza ntiyambangamiye umushiki we ntiyambangamiye twabaye nk'abavandimwe nk'ubu na mushiki we niyo turi kugendana mu nzira abantu bazi ko ari undi mukuru we baramubaza bitewe byiza bakamubaza se uriya ni umukazana wacu uriya ni muramukazi wanjye bakabaza se mubana mute ko mutanashwana dushwane dupfikize uhabyara umwana wa mbere uwa kabiri uwa gatatu mfite abana 3 umwe afite imyaka 4 undi ageze 2 undi afite amezi 5 ako mwagize vuba teoje ko wafatiye impamvu umugore niwe muhaye ikiruhuko na gitoya nkuko nabigusobanuriye nta bavandimwe nageraga tuvukana kwa mama kandi narabikundaga nakundaga kubona abantu bavukana bari kumwe baganira cyangwa se bafatanya n'uturimo nk'ubu nkanjye nzi gukora imirimo yose itandukanye yo mu rugo bitewe n'uko ninjye mwana wari uri mu rugo n'uwo mushiki wanjye nyine kandi urumva gukoropa koza ibyombo ibiki bintu nk'ibyo ngibyo twarabigabanaga tukagabana izo nshingano zose mu buryo bungana bitewe n'uko twari bake ndavugana ariko niba n'ubundi ntago twakuze mama atari mu myaka yenda yatuma byara ko abandi bana yarabyaye imbere yacu bari baritabye Imana noneho ndavuga nti rero nta mpamvu yo kwisteresa ninshaka nzibyarira abavandimwe barumuna bawe babyare barumuna banjye mbibyarire noneho tubinshuti hariho n'igihe ngiye nshaka no kubibarema abana banjye nkavuga ati yenda mbatoze kuba barumuna banjye kuruta uko baba abana banjye kandi njya mbona n'ubundi nzabigeraho ko n'umuntu ngerageza kubigiraho inshuti nyine simbahabye cyane ntube papa cyane oya ntago nshaka kwakitinga nka papa imbere y'abana nshaka kwakitinga nka mukuru wabo niyo bakosheje mbahana nka mukuru wabo simbahana nka papa
noneho rero n'ako kantu ko kubana noneho n'abo babyeyi kahise kanyorohereza nuko wenda bitakunze neza abana nyine nabo nyine baba bakurikirana ntago yajya kwibeshya kuri se cyangwa se sekuru njye nari nzi ko yenda abana banjye bashobora kuzitwara nk'aho ari aba papa njyewe nkaba ndi mukuru wabo ariko biranga bakwita papa ntago iyo logique bahise bayakira ariko nyine uko bwije nuko bukeye nyine nzagenda mbakurikirana neza ndeba ukuntu nakiremera abavandimwe nanjye yego abavandimwe bankomotseho tuba abavandimwe dukora umuryango none se Claudine nta munsi n'umwe wari wabyuka ngo wumve ukeneye kujya kuba mu buzima bwawe butarimo nyoko bukwe butarimo so bukwe wumva ukeneye kuva muri iyo nzu ujye kwigira sinigeze nyine wenda twahise twihuta cyane igihe cyarageze 2024 mukecuru byarangiye nyine arwaye araremba biba ngombwa nyine ko yitaba Imana. Kumbi yarapfuye 2024 rero icyo gihe nibwo byari bigeze mu gihe noneho nanjye numva yuko nishimiye kuba nabana noneho byageze numva no kuba naba mu rugo nge n'umugabo nkumva nyine ntibinshobokeye hakaba nubwo umugabo wenda agiye nko mu kazi wenda akaba atari butahe nkumva ko ndi kumwe n'abantu mu nzu mbona icyo bintwaye yego mukecuru nawe ubwe ndatekereza ko ku munsi wa nyuma agiye no kwigendera njye umuntu yahamagaye ni nanjye yaguye mu maboko aranshimira ambwira ati warakoze yarabimenye ko yumva birangiye cyane n'abantu bari bahari bose baratunguwe kumva ari kunshimira atavuga ati dufitanye n'ikibazo ambwira ati mwana wanjye warakoze ni nanjye yahamagaye cyane kurumva uyu niwe babanaga ngewe yenda nuko tutakomoje ku by'akazi ako ngewe icyo gihe ngewe nacuruzaga amatungo yego ihene njya kuzirangura mu biturage nkazipakiza nkaza nkazicuruza muri Oprovia noneho rero kujya kurangura ahubwo uyu nguyu nta nubwo byari gushoboka yuko tubana nge nawe mu nzu twenyine nk'umugabo n'umugore yego iyo tutagira n'iyo opportunity kuko uyu nguyu ni umuntu ugira ubwoba utarara mu nzu wenyine urumva no mu buzima busanzwe nta nubwo kuri ba bantu nyine baba mu nzu ziba zifite ubwiherero bwo hanze ntabwo mu nzu ntago ari umuntu saa 9 saa 8 uko yasohoka hanze ngo asohoke yenda ngo ajye kwifasha kwisayidira hanze yumva haze igikoko n'ubu ngubu tubana nyine baneru abambwira ati merekeza gira gute ambwira ati ihangana ugende wiyaranje nabona bimwangiye nyine burundu avuga nti reka muherekeze nyine nta kundi urumva kumbi mukecuru yaje kwigendera yaje kwitaba Imana yanakundaga cano yawe akunda ibiganiro byawe yajyaga nambwira ngewe nyine buriya naje no kubibona ejo bundi hari igihe abantu twitinya cyangwa se tugatinya ikintu kandi kinoroshye mukecuru yari afite ubuhamya yatanga bukanafasha abantu yenda sindi umuvugire kuko nta kintu ahari sibyo ambwira ariko wazareba ukuntu wamuza n'uyu muntu nkitangira ubuhamya bwanjye nyewe ko nabonaga rero ku biganiro byanyu mwakira abantu basa naho bakoze izina cyane cyane abantu nyine bari mu bintu bya entertainment nyine nkavuga se ntago byakunda aka kambwase kubera iki bitakunda si ubuhamya bushobora kugira icyo buhindura muri sosiyete nyarwanda abo twakira cyangwa twakiraga cyane kiriya gihe nyine ngewe narabitinye icyo gihe numva ko bidashoboka none se ubinsabe ejo bundi hari ubwo nigeze nkugora nyine nanjye nicyo cyane byagenze gute story yanyu nicyo cyanunguye nyine ejo bundi sinzi ukuntu numvishe ngize inspiration nini nabonye umwanya uhagije ko ndavuga ni inkuru yacu ni inkuru nziza kandi ni inkuru igoye ariko itarimo nyine ari ukuntu nyine ubusanga inkuru yenda irimo ibintu by'agahinda nta kibazo uyu mugore wanjye yigeze agirira muri uwo mubano ngo avuge ngo yenda uyu muntu yaramubangamiye uyu yaramugoye urumva cyangwa se ngo uyu nguyu byagenze gutya ahubwo ngewe ajya ambwira ati ibi bintu byaramfashije byagufashije gute Claudine bitwibwirire ni abandi usanga abandi bagore batoya bangana nawe ebwana bona nyirabukwe ari injangwe n'imbeba kabisa nubwo yabivuga cyangwa ntabivuga ariko umutima wabo niko biba bimeze yumva n'urugero nka mama we icyo gihe kiriho yakubwira ati uze guteka ibi nibi
nabonye Theogene cyangwa papa runaka ari byo akunda cyane muri iyi minsi, ukaba wahita wibyimbye ukumva yuko uremereye nyoko buko adakwiye gutanga amategeko, wowe uti byagufashije gute? Byaramfashije kuko nguko mu rugo yangiraga inama. Urumva twebwe mu buryo twabanye murumva tumaranye imyaka 5 twabanye turi bato, twari tukirangiza ishuri, nta buzima bwo hanze, abanye kirangiza secondaire rege ishuri. Nasoje mu wa 6 secondaire, urumva nari nkiri muto, no mu mutwanye nkifitemo bwa bwana bwo kuvuga ngiye mu rubyiruko hanze nidagadure, nahise nshaka. Nageze mu rugo nyine numva nari muto, ariko mbana n'umukecuru ukuze, akanganiza akambwira ati umugore afata umugabo neza gutya, ugomba kwitwara gutya mu rugo. Hakaba n'igihe umugabo mbwiye nawe nkumva ngiye nanjye ubwanjye namusubiza nabi, nkumva nyine ni nkuko nashwana nk'ibisanzwe, ariko yanganiriza nkumva koko inama ngiriye nkasanga koko niyo. Akaba n'icyo nkoze yanambwiye ngasanga koko umugabo nagikunze, ubutana nanjye nkagikomerezaho. Niyo mvuga ati byaramfashije no mu mibanire yacu, atwigiza no mu buryo bwo kubana, bingeramo umumaro. Nta munsi numwe mwashwanye cyangwa mugirana akabazo we na nyoko buko? Nta nakabazo naka na kamwe. Naho wenda umukecuru akubwiye nabi wenda ati ukosheje nabi mu rugo, yansabwa imbabazi akambwira ati mwana wanjye ntago mba nkubwiye nabi nk'uhungabanyije, ni nko kugukebura nkuko nakebura umwana wanjye. Nkabyumva, ariko bimwe bavuga ngo wenda ngo amakimbirane yo mu miryango nta kigeze kiba, yarinze yigendera, nta kibazo mfitanye nawe. Sawa cyane. Kandi n'uwo mushiki wanjye, urumva mushiki wanjye angana n'uyu nguyu neza. Yego. Abantu b'abakobwa no mu buzima busanzwe no mu myidagaduro njya mbona hano hanze ntibakunze utwo gushwana. Rero uwo mushiki wanjye nawe uyu nguyu we ukuntu nabibonye yenda ni umuntu uzi kubana n'abantu, kuko n'aho tuba n'abantu tubamo nta muntu ajya agirana nawe ikibazo. Nyine ni umuntu uzi kubana n'abantu. Uyu mugore wanjye yirinda gukosa. Impamvu yirinda gukosa ntago azi gusaba imbabazi. Yego. Ntago ari umuntu nyine wakubwira ngo mbabarira. Umuntu wihagararaho cyane, ariko ntago akunda gukosa nyine. Uburyo bwe nabonye yabikemuyemo kugira ngo adakunda gusaba imbabazi, yenda cyangwa se abantu batanamubwira ati yenda nabasaba imbabazi, yirinda kubakosereza. Ubu ni umuntu, kuko buriya mu ngo zose icyo ni ikintu nabonye kibaho mu buzima busanzwe, urugo rushobora guhura na crise runaka. Umugore wanjye ni umuntu utinya kuba yabwira n'umuntu yenda ati nguriza yenda n'igihumbi ko bitameze neza. Oya, we nta muntu ashobora kubibwira. Umugore wanjye wo kugira aguze yaburara akajya mu nzu akiryamira, ubuzima bukoroha. Ko abambwira ati, yarambwiraga ati ngujije umuntu akanshishamo ijisho ntanayambe. Buriya nicyo kintu kigora abana kenshi, ariko nibyo ushobora kuyabura ugasanga nashwanye. Nabyo bikunda gushwanisha abantu. Ubwo rero mu by'ukuri we ni umuntu ugerageza kubana n'uwo mushiki wanjye. Yaje kugeza aho ngaho arangiza ishuri kuko kwiga ntibitinda. Yego. Aza aho ngaho, turabana. N'ubu ngubu baba bari gukorana mu buzima bwa buri munsi. Nta kibazo, ubuzima ubona ko ari nta kintu kigoye kirimo. Yego. Bitandukanye naho abantu usanga bumva yuko nyine kubana hagomba kuzamo ibibazo, kuko pe n'ahantu tuba nta muntu duturanye cyangwa se utuzi utibaza kuri uwo mubano, nyine kuri ubwo buryo ibyo bintu bishoboka. Hariho n'abajya bagira kabimbaza avuga ati rero nta kintu kigoye kirimo hariya. Urumva inzu ni nini, uriya agira uburiri bwe n'uriya akagira ubwe, saro kuba umuntu yahuriramo n'undi bitwaye iki? Kuba umuntu, abantu benshi ntago nzi ukuntu bari bwakira uburyo umuntu yakubakira urwo kwa sebukwe bigakunda. Nta kintu kigoye kirimo. Ukamuha keya gutese, niba ukeneye ko murebana agafilime, niba ukeneye ko mugire ibihe byanyu, nta muntu ubasakuriza. Kandi rega buriya niyo umuntu ashaka kwiha amahoro nayo yakumva ikintu kimubangamiye, ubwe muri we afite uburyo abikontorora. Ntago niyo ikintu cyakubangamira se ngombwa ngo usakuze, wavuga uti ndabikosora mu buhe buryo, wowe ubwawe ukabyikorera utabangamiye umuntu. Kuri icyo cya keya, buriya nuko yenda abantu yenda babishushanyiriza mu kuvuga ati yenda iriya gutya na gutya, ako n'ubundi abantu benshi b'i Kigali basa naho babana mu nzu ariko batabizi. Guteze. None se
nimba umuntu yubatse inzu z'icyumba na salo zishoreranye yego ku hano murongo hakabamo umuryango nkuko twicayemo hano inyuma aha ngaha harundi kandi hano bifite ukuntu byubakitse neza harimo n'agapurafo hano hari izitarimo purafo hari izitarimo purafo hahandi uwo hiriya yumva uwaha na hariya naho ariko bimeze hani mukodesha nta mahitamo yari mu by'ukuri abo bantu bameze nk'abantu baba mu nzu imwe sibyo ariko wenda batinjirira mu muryango umwe sibyo kuko ni hahandi uba usanga nimba hano twanatunganye yenda tuba muri iyi nzu hirya bahita bavuga bati batwarunaka barabimenya no hino barabimenya no hirya babimenye ariko kuko ngo bataba ngo batinjirira mu muryango umwe bakigira nk'abo baba mu nzu zitandukanye burya rero abo bantu baba mu nzu imwe n'ibibazo byabo byinshi baba babiziranyeho kuko buriya iyo abantu baba mu nzu zishoreranye gutyo z'icyumba na salo cyangwa mu gapangu kamubona nako kakandi biba bigoye yego kandi ubwo nibwo buzima bw'abantu benshi muri uyu mujyi wa Kigali benshi pe nka karitsiye ngiye dutuyemo karitsiye hariya mu Gatsata ruguru yaho tuba inzu zaho nyinshi niko zubatse nyine ababosi bagiye bazubaka mu buryo bw'ushaka amafaranga kandi zituyemo imiryango irimo abagore n'abagabo irimo abantu bubatse gutyo na gutyo sibyo mu by'ukuri ntago inzu yubatse gutyo wayibamo ngo umuntu wo hirya yawe ayoberwe kumenya ibibera muri iyo nzu iyo muvuganye nabi gatoya arabyumva kugira ngo muganirire aho ngaho muri iyo nzu murongorerana ubwo se ubwo urumva koko natwe rero ari ibyo ngibyo namwe se murongorerana koje twe dufite icyumba kiri ahantu nyine ko buriya twebwe mbere na mbere twabanje kubisetinga twumva ko ari ibintu bishoboka nkuko nabikubwiye nubwo nakubwiye ngo papa bangaho mu rugo papa ni umuntu ushobora kuza nka rimwe mu cyumweru bitewe n'ako kazi abarimo mushiki wanjye nawe aba ari mu kazi nta n'ubwisanzure tujya tubura ahubwo ko nyine babone nyine bahaza sibyo bo nibo bashobora abantu bo hanze nibo bashobora kwishanya bakavuga ati bariya abantu ubuzima buragoye n'iki ariko ari ibyo abantu bitekereza batanazi n'uburyo ubwo buzima bwesitayemo kandi mwebwe amahitamo yanyu arabaryoheye ibintu nta n'ikintu kigoye kirimo pe nta kintu kigoye kirimo imitekerereze n'imikorere nta kintu kigoye kirimo ubundi buri ikintu naje gusanga kigoye mu buzima hano hanze ikintu cyonyine kinanira umuntu kucyumva ni inzara kuko umuntu wariye umuntu wanyweye afite amahoro nanone ako kantu hongereho nta muntu ugutera stress nta kuvuga ngo uyu muntu gutya na gutya nabyo naje gusanga nta kintu ubuzima buba butwaye sawa cyane ko buri umuntu wariye nta muntu wamuteye stress nta kibazo ashobora kugira mu buzima busanzwe Claude wamenyereye urugo se abana batatu mukanya toje nawe basubwira ati genda shaka kubyara barumuna banjye gahunda nyine nuko bashaka waramenyereye nyine umaze kuba umumama naramenyereye ubu ngubu rwose no muri karitsiye ntuyemo byara ntawe uzi ko ntwite yego nk'ubu uriya nabyaye ejo bundi w'amezi 5 nagiye kubyara abantu babona nzanye uruhinja ntibaze ngo namubyaye ntibanabonye nanatwite kuko uko mbangana ni kumeza akangana ndagenda nk'ibya nyine n'impana ibifite uburyo yagiye hari ibigenza ndagenda ngabyara nkitahira mu rugo rero muri n'abasportif cyane mujya mugira ibihese byo kuvuga uti ndagutsinda biragenda gutya byo murabigira Claude kubera inshuro nyinshi urumva ngewe kuko ari njye uri mu rugo mfite n'abo bana cyane ntabwo ibyo ntabwo njye nkunda kubijyamo cyane ndavuga wowe n'umugabo wawe tukibana niko byari bimeze niko byari bimeze bigitangira kubana ariko nyine bigenda bizanamo imbaraga nkeya ukuntu byagenze rata kugira ngo abireke urumva ngiye nafanaga Arsenal uyu mugore wanjye rero twabanye Liverpool ikomeye ayikunda afite ni jezi ya Liverpool y'amaboko maremare nanjye mfite indi ya Arsenal y'amaboko maremare noneho twabanye ari muri ya myaka Liverpool yari ikomeyemo itwara igikombe inakunda gutsinda Arsenal cyane rimwe rero twigeze kurebana umukino wa Arsenal na Liverpool ako mfite icyizere yenda ko Arsenal ishobora gutsinda icyo gihe twari twicaranye muri salo shyiramo turareba icyo gihe ngira n'amahirwe Arsenal banze igitego ariko ku bw'amahirwe yanjye make Liverpool irazitsinda Arsenal ibitego byinshi kandi nanjye uko nari nkiri umuntu w'umujene nagira n'inshingano z'urugo nari nkifana naranarakaraga
numva nyine uko yakomezaga kwishima niko naturushagaho kubabara none ntajya no gutekereza ko atankunda ndavuga ni uyu muntu kuko Liverpool icyo gihe yatsinze Arsenal bityo waramutsindaga ukabona we yarishima uruko yishimye nkababara yanjye niyo nishimaga wowe wabonaga ko ashaka kumbwira ngo mbireke nyine ukabona biramubabaje ibyishimo byawe bikamuhanga kandi atari waremye Liverpool kandi we asobanukiye ibintu by'imipira ntago ari babagore bafana mu Kigali ubundi abagore benshi yenda bashobora no gukunda ibintu by'imipira ariko batazi ni ibyari byo yenda bitewe n'umuntu yenda babanye ko abikunda cyangwa se yenda bitewe n'ikigari ariko none uyu nguyu we ni umuntu usobanukiwe imipira utakubaza ngo ziriya ziri gukina nizi ni umuntu ushobora kureba kuri televiziyo rimwe na ziriya ziba zitazwe ashobora kureba akakubwira Arsenal gukina na Bournemouth akaba abizi ntago ashobora kuyoberwa ngo iyi kipe yambaye gutya ntago ashobora kuyoberwa ngo igitego gitsinzwe gutya yagutsinda ukaraka nkumva nyine ni ibintu bimbabaje ukumva n'ibintu by'urukundo ashobora kuba yarabivuye nyine kuko ngewe yarabizi ko ndi umuntu nyine kuva tukiniga no mu mashuri yisumbuye nari umuntu wari addicted ku bintu by'imipira cyane ku buryo nashobora no kujya kureba match nyine nk'igihe mu kigo babyanze ntanita yenda kuvuga yenda ngo bamfashe yenda bananyirukana urumva umuntu ubizi ko mpfa n'imipira gutyo none akaba abizi ko mpfa n'iyo kipe akanyishimaho cyane yafanaga abizi neza ko ari kukubabaza abizi ko ndi kubabara aho hantu rero ngewe namaze nk'iminsi nk'ine tutavugana numva naramurakariye wari kuva kuri Arsenal no kuva ku mugore oya sibyo rata we yahise areka ibyo gufana kubera icyo gihe urumva rero ko wamubangamiye ntago namubangamiye kuko we naramubwiye ati byahora biceceka naramubwiye ati nimba byashoboka ariko njye mbibona ko yatsinze nishima ariko ntabivuze none se ubu se noneho mu bihe bya Arsenal by'uyu munsi utagezemo n'uruhare none oya ubu noneho uko byagenze amakipe amwe nagiye nyavo nkajya kuye ugapfa yajyaho kugira ngo nibura cyane nk'ubu nka mbere yafanaga nuza Rayon mu makipe yo mu Rwanda afana Rayon nkafana Aperi rero kuko nayikundaga cyane byarangiye Aperi nyuvuyeho musezeranya ko ngiye gufana Rayon rero teweje ushaka kuhitamo n'aba amakipe y'ibibazo none se Rayon n'ubundi bihangane bihora ari ibibazo Aperi akenshi hora mu bihe byiza kandi ndi umuntu ubishyiramo imbaraga nyinshi tekereza ko nge nyifana Rayon cyane muri match 30 zo mu Rwanda narebagamo nka 25 bikarangira niba utare najyagayo no ku Gisenyi ahantu najyaga njya ni Rusizi Espoir kibaho bikarangira n'ubundi mbabaye ariko umuvana no kuri Aperi ajya kuri Rayon reka nkubwire ikintu kigoye ku bantu yenda sinzi niba yenda wo kunda gufana ariko kugira ngo mwumvisha agahinda k'abantu bafana reka nkubwire ikintu utazi agenda reba gusa ntago myegereza none bitera stress reka nkubwire buri abafana bahura n'agahinda gakomeye cyane cyane bano bo mu Rwanda uzi kujya kurebera match i Rusizi ugataha watsinzwe muri bisi uzi kujya kurebera i Butare ugataha watsinzwe reka nkubwize ukuri abantu twajyaga tujyana kuri stade nabo bazabivuge twajyaga tujya kurebera match Butare tuvuga duseka dukubita ku modoka tukagenda mukura yatugarikirayo tukavayo tukagera inaye Kigali nta magambo ijana avugiwe muri iyo bisi amagambo ijana uri kuyumva agahinda umva bamwe tugasinze ngenda najyaga nsinzira kuva Butare kugenda geranya bugo bakambyutse hageze nawe ukahagera urota mukura umva agahinda gakomeye none se agahinda kugashoye mu mugore umuvanye kuri Aperi nanjye ntago nkibifana cyane urumva uretse kwisubira kuri Aperi ari kuri Liverpool ye na Bayern ye nabishaka azabisubira ariko ni ibintu bibabaza namusezeranyije navuga nige sinzongera kuyifana agahinda kabareka twifatanye uruvuga iyo Arsenal yakinnye uburi ku ruhande rwe Arsenal ariko nsigaye nayifana warabizi none ubu usigaye natsindwa nayihumba ndababaye kuko nabonaga nkabona umugabo yawe yababaye atabishaka nukuri Arsenal karamwishe hakaba nubwo nanjye mvuga atabwo reka njye mutemba mbe nkusengera itsinda utihumura abantu bajya bavaho barasenga niba bashoboye gusenga pe uyu mwaka n'ibihangane basengera Arsenal igira igikombe oya ntago byakunda kuko abantu bamwe baziyahura imibare ko ndi kubona bidashoboka abantu baziyahura ejo bundi bakina nabonaga muri stade abafana imitima yenda kubavama bakecuru kuriya rero wabibonaga nanjye niko nari imeze
aha twaburebeye icyo gihe iba iriya match ya Arsenal hari match yo muri quartier nari mvuye kureba ahantu dutuye noneho nanga guhita njya mu rugo ninyurira ahantu ndamuhamagara ngaza hansange tuvugane nyine tube twisangirira aho hantu rero tuharebanira umupira nabonaga abantu bazapfuka umutima kuko ikipe yarazamukaga yawusha igitego ngewe burumva umuntu yenda mu minota 90 umupira uba nindi baruhukamo ni nk'isaha n'igice isaha hafi ebyiri umuntu afite na gahunda yenda yo kuza kunywa yenda nko kuba mu inzoga nka byeri nk'eshatu ariko match ikarangira atamaze n'imwe bitewe n'iki n'umutima umutima wa muri akavuga ati njya mu byo gusoma baragitsinda reka nkanura amazi agakanura ugasanga umwe ari kubwira undi iti humura ati nta kiba kandi se n'umundi wabikoraho iki ko mwicaranye aho ngaho nta kintu byaba ibiri muri Premier League muri mu Gatsata mwabihindura nta kintu byahindukaho ngiye ndibuka icyo gihe ndi kunywa agapeti y'Imitsingi match yarangiye ntanyweye tubiri kandi nari mfite amafaranga yo kwigurira byananiye mbona ibibazo ari ibibazo reka umugore rero yongera kwishimira hejuru gihe ntuzongera kumubanga ni ukuvuga ngo ni ibibazo bikomeye ufata umugore ukayimujyana kuri Arsenal rero rwose bano bantu bihaye Imana bumva ko bavuga ijambo rikagera basengera Arsenal nibasengera Arsenal kubw'inyungu za rubanda nyamwinshi ngaho nawe nyumva kuko abantu benshi buriya abafana ba Arsenal Rayon Sport inshuro nyinshi ni na bamwe burya uzabicungure abantu bafana Arsenal bafana na Rayon rero no kuvuga ngo abo bantu bakunda no guheza inguni cyane kandi noneho bakanabibabariramo cyane ko bigoye biragoye pe niba unatekereza igikombe ubyivanyeho gukizagutungure simbizi nyine ubwo bwo kurwara kuko nkata nibyo kuko no kuvuga ngo kwakira imyaka ni myinshi kandi inshuro nyinshi noneho ikintu kinababaza cyane cyane yenda abantu bajye banabyumva ahantu Arsenal tubabariza cyane itangira neza sibyo imikino nka 20 n'ingahe biyo hahandi ngiye nko mu minsi ishize rwose pe mu minsi ishize ziriye ebyiri zitari zatuvangira najyaga nibazo nari ntangiye kwibaza ukuntu tuzagiserebura wari utangiye kubitekereza ntabwo nari nkitekereza kugihatanira kuko ngiye nari ndi kureba amanota 9 sibyo nkareba amanota 9 kara match musigaranye nkareba match zitageze ku 10 avuga ati hari abandi bafana ba Arsenal ubwo nyine tuziranye twaratangiye kuvugana tuti ni ukugisereburira hehe ibintu nk'ibyo ngibyo none ubu izo chat ntazo waba ni hatari bwisha reka tugane ku musozo couple ya Theogene na Claudine bafite message nziza navuga ngo yereka abantu babana cyangwa bakundana ko nta mpamvu yo kugira ibintu intambara ubuzima nyagasani yabashyizemo ushaka kubwakira niba ufite umuvandimwe mubana mu nzu birashoboka hari n'igihe bari muri umuntu w'umugabo atari no kuvuga ngo ni mama we cyangwa nyoko bukwe nawe mukabana mu muryango mukumva ko bishoboka ngo biragora nango kubana na muramukazi wawe ngo biragoye ko mubana na sobukwe ko nta kibazo mwatubwiye namwe ubwanyu mukaba nta kibazo muragirana mu myaka 5 ni isomo ryiza kandi ku makupre reka nshimire Theogene keretse niba ari cyo utavuze wavuga oya urebye ubuzima bw'umuntu bwa buri munsi bwo bari burebure ariko kuri iyo nyigisho cyase kuri iryo somo cyase no kuri iyo experience y'ubuzima dufite ndumva ubutumwa twashaka gutambutsa bwumvikanye Imana ishimwe Claudie wakoze nyagasani kandi akomeza kubakire neza yego murakoze yego